ariko nk'ubu ngubu YouTube iramutse ivuze ngo guhera ubu ngubu nta muntu tuzongera guha amafaranga, kandi bizashira bize, nta muntu tuzongera guha amafaranga aradushiranye, imishinga yacu irarangiye, ukora kore udakora kore. Yesu niwe wivugiye ngo igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, kirazira. ufite Kristo muri we ntashobora kugambanira mwene se. Ariko Imana igenda ibishyira ku mugaragaro kugira ngo twige, ariko ntidushaka kwiga, ahubwo turavuga ngo nimurebe iby'iki gihe ugasa. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, mwege mwese mudahwema kudukurikira. Ubuntu bw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera nibikomeze bibane namwe, mbifurije amahoro. Uyu munsi nk'uko bisanzwe naje mbabwira inkuru nziza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo vana amaso ku by'isi, kura amaso ku by'isi, kuko Yesu ntabwo yigize yigisha kuri iyi si. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ni ibice 7, turahera ku murongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramwo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramwo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasiga aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri wa munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nawe ntitwakoreraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe. Haleluya. Tangiye dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Yesu atubwira ko tugomba kunyura mu irembo rifunganye. Yesu aradushishikariza kunyura mu irembo rifunganye. Bwoko bw'Imana, muntu wahamagawe wese, muntu wakiriye agakiza, mpereye ku gihe wakakiriye, waba umazemo igihe kinini, waba umazemwo igihe gitoya, ugomba kunyura mu irembo rifunganye kugira ngo uzajye mu bwami bwo mu ijuru. Bivuze yuko umuntu utanyura mu irembo rifunganye, uwo nguwo ntabwo azigera agera mu bwami bwo mu ijuru. Irembo rifunganye twarigereranya n'ubuzima butoroshye, twarigereranya no kwigomwa bimwe mu bintu ubona warugenewe, ariko ukabyigomwa kubera umukiza wawe. Irembo rifunganye ugira ibyo wiyima kugira ngo uzasingire ikamba ry'ubugingo. Irembo rifunganye rigereranywa n'umuntu wakiriye agakiza, ariko akamenya yuko agomba gushimisha umwami wiwe, ari we mwami Yesu Kristo. Irembo rifunganye rinyurwamo na wa muntu wamenye Yesu Kristo akamwikomezaho, ku buryo iyo avuzwe uko atari abyihanganira. Irembo rifunganye ritubwira ko ari umuntu wamaramaje muri aka gakiza, udashobora kwakira amafaranga ngo agambanire mugenzi wiwe. Umuntu unyura mu irembo rifunganye ni wa wundi ushobora kuba afite ibiro 2 by'umuceri, maze agafata kimwe akagiha mugenzi wiwe azi ko agiye kuburara, maze nawe agasigarana ikindi. Irembo rifunganye ridukamuramwo umunezero w'iyi si, kubaho twidagadura, kubaho amatwi yacu yakira ibihimbano byo mu iyi si, tukabyirengagiza, tugahitamwo kwakira ibitujyana mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Muri iyi minsi ngira ngo murabibona, abantu batangiye kuvangavanga. Umuntu aravuga ngo ngende umupasteri, undi nawe akavanga ngo ndi umupasteri,
ariko ugasanga imbuto bera cyangwa ibyo bakora cyangwa ibyo bavuga ugasanga bihabanye n'ibyo umwami wacu Yesu ashaka. Ugasanga abantu barangana, urwango ruragiye rurenze imbibi, rurenze umudugudu, rurenze akagari, rurenze umurenge, urwango rurenze district, ruragiye rugeze ku isi yose. Ukabona umuntu arirwa ku mbuga nkoranyambaga asebya mwene se. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo niko Yesu yavuze ngo mugenzi wawe nakosa umwihererane umuhugure, niyanga umuteze, muze muri babiri mu muhugure, niyanga mumuteze itorero, niyanga ubwo nyine araba abaye umwana w'umupagani, abaye kigenge cyangwa ikigomeke. Ariko muri iyi minsi umuntu arahemukira undi akatajya agahamagara abanyamakuru, niba nabita abanyamakuru, bakajya ku mbuga nkoranyambaga bagasebya mugenzi wiwe kandi ari umugenzi ujya mu ijuru. Nagahomamunwa, birababaje. Muntu wakiriye Yesu Kristo, icyo wahawe gifite agaciro, ariko nucyamburwa uzaba uhombye pe. Yesu yigisha mu gihe yari ari mu isi, yakunze kwigisha atareba kuri iyi si, ahubwo atwigisha ijuru, kuko iyi si nta kintu kiyirimo. Iyi si ibintu byose birimo ni ubusa. Ni impamvu ari ubusa nuko dupfa tukabisiga, natwe ubwacu turagenda tukamungwa, tugahambwa, tukabora. Uwari umugabo, uwari umwami, uwari umuntu ukomeye bakamushyira muri serekeyi, bakamusiga igihe runaka, bakazasanga yaraboze, yarabaye amagufa. Niyo mpamvu nyine iyi si ni ubusa. Abantu bigisha kuri iyi si, abantu bigisha mu mitwe yabo huzuyemo amafaranga, abantu bigisha ku bijyanye n'ibitangaza, hazagira umuntu ukora igitangaza gituma umuntu ashobora kubaho, cyangwa nawe yikorera igitangaza gituma abaho, byibuze azabeho imyaka 120. Tubibone, tuvuge ngo icyo ni igitangaza. Ariko igitangaza cyo kwakira imodokari uzapfa uyisige. Igitangaza cyo kwakira inzu nazo turapfa tukazisiga. Ariko umwami wacu Yesu Kristo aratubwira ngo nimusingire ibifatika nta kindi, ni ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu atigize yigisha kuri iyi si. Nyamara tukiri no muri iyi si aradutunze, aturinda indwara, aturinda imbaraga mbi z'abadayimoni, aratugaburira, aduha umwuka we ku buntu, uburinzi bwe butubaho kugeza igihe tubereye igihingwa kizima cyangwa imbuto nzima isarurwa ijyanwa mu bwami bwo mu ijuru. Torero, bwoko bw'Imana, sinzi aho usengera. Abantu benshi bamaze kumanjirirwa no kwanga barokore bitewe nuko dusige twera imbuto mbi. Nyamara abanyamadini barabireba ariko nta kintu bavuga. Bo barareba nyine bafite systeme yabo bubatse chaque dimanche cyangwa buri cyumweru. Bo kubera systeme yabo bayubatse neza, barabona abantu service nyine nkuko bisanzwe, nkuko muza amateraniro kunaba setu bikarangira, buri wese afite uko yafatishije mu banyamatorero uburyo nyine abashumba nyine bimeze. Ariko ntibashobora kutubwira ati nubwo mubona biriya bimeze kuriya, please Yesu wacu ntajya ahinduka. Yesu wacu mu munambeho. Ni inyigisho bateguye bitewe n'icyo bifuza, ubundi bagatanga amatangazo kwa kundi, bakavuga dukeneye amafaranga yo gukora gutya, yo kubaka inyubako, yo kugira gutya, ariko si izo nyubako zizaturwamo n'abande. Torero, bwoko bw'Imana, ndabwira umuntu ugiye gukizwa uyu mwanya, ndabwira umuntu ukijijwe vuba, ndabwira umuntu umazemo igihe mu itorero, shikama usingire icyo ufite, kuko umwanzi arashaka kukikwambura. Umwanzi arashaka kwambura ikizaguhesha ikamba. Torero. Ariko ndababwiza ukuri ko Yesu atigeze ahinduka. Nushaka uzajye mu yandi madini cyangwa uzajye ahandi hantu, ariko nta hantu uzigira ubona umunezero Yesu atanga. Komeza Kristo wafashe, wamize, umumire bunguri, ukora ibyo ashaka, kuko icyo ashaka ni ukuguha ikamba ry'ubugingo, ni ukuguha ubugingo buhoraho. Nta kindi Yesu ashaka. Abangaba rero mubona muri iyi minsi birirwa batukisha izina ry'Imana, ukiri muzima namugira inama yo kwihana, kuko ukiri muzima ibintu byose birashoboka. Yesu aracyateza amaboko kugira ngo buri muntu wese ushaka imbabazi ziwe aze aramubabarira. Yesu ni umunyebambe. Yesu aruta abantu. Ntawe twakompara na Yesu. Yesu ni mwiza. Nubwo wakora ibyaha bimeze gute, uraza ugasaba imbabazi akakubabarira, kandi yakubabariye nta gucyurira ku byahise. Gusa ariko niyo umunaniye hari igihe akuruka, ukagenda ukarimbuka.
dukwiriye kwiga kubaho mu buzima budakora ibyaha, tukarwanya ibyaha, tukavuga ati papa ibi byaratunaniye ariko duha imbaraga zo kubireka, ariko natwe tugira ubushake tumwereke ko dushaka kubireka. Ariko biratangaje bwoko bw'Imana, birababaje uburyo agakiza kari kubakwa muri iyi minsi. Hari abantu bahinduye nk'ibigirwamana, bakavuga ati abangaba nitutababona ntabwo tubona Imana. Abantu noneho basigaye barubatse ibintu bimeze nk'iki, abantu babakurikira bameze nk'aho bwoko bw'Imana. Ariko mwaretse tukaba maso. Ndabizi ibi ngibi byumvwa n'abantu bakeya, kubera yuko hatarimo gusebanya, kubera yuko hatarimwo ibintu nyine byo kubeshya, kubera byumvwa na bakeya. Niyo mpamvu irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho, kandi abayinyuramo ni bakeya. Gusa byanshimisha tuzahurira mu bwami bwo mu ijuru. Torero bwoko bw'Imana, nta hantu baguha umwanya ngo uvuge ibintu nk'ibi ngibi, ni hakeya hashoboka. Hari abantu baje bafite indimi nziza rwose, bavuga Icyongereza, bavuga iki, bagenda ahantu hose babwira abantu uburyo kwizera bari bafite kwari gupfuye, bababwira yuko Yesu bizeye imbere basanze ari fake, ariko bakavuga ati Yesu ubu ngubu rwose ntago aducira urubanza, aratureka tukikorera ibyaha, aratureka rwose, ntacyo wakora kugira ngo azakujyane mu ijuru, umutima wawe ntukagucira urubanza ngo ujye ukora ibyo ushaka. Bwoko bw'Imana, yewe wakiriye agakiza kenshi, ese kera Yesu wasengaga ntiyakoraga ibitangaza? uwo wakiriye bari gupinga, wa wundi wakubwira ngo watura ibyaha byawe, wa wundi wakubwiraga ngo nubona umuturanyi wawe ahuye n'ibibazo umutabare, mwifatikanye, nubona mwene so ahuye n'ibibazo umusange, umusure. Ntuzi yuko abantu ba mbere basengeraga abarwayi barwaye mu indwara zo mu mutwe, barwaye ibisazi bagakira ako kanya? Ntuzi yuko indwara zakiraga? Ntuzi ko ibitangaza byakorekaga? Ntuzi yuko tugihuje umutima ibintu byari bimeze neza? None batangire abantu bakubwire ngo ibyo wari warizeye ni ubupfu, ngo ibyo ugiye kwizera ubu ngubu ngo nibyo bizima, ari byo byishe abantu. Ngizi ingaruka zibiri kuba. Abantu barahabwa amafaranga kugira ngo bajye gusebya abandi, kandi bakora mu murimo w'Imana. Torero bene data, Yesu niwe wivugiye ngo igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, kirazira. Ufite Kristo muri we ntashobora kugambanira mwene se. Ariko Imana igenda ibishyira ku mugaragaro kugira ngo twige, ariko ntidushaka kwiga. Ahubwo turavuga ngo nimurebe iby'iki gihe, ugasanga aho uca mu isoko, mu rugo, hagati y'inzu n'izindi, nta kindi barimo baravuga ati nimurebe abarokore noneho ibintu barimo. Oya, biri Imana ibishyira hanze kugira ngo twige, kugira ngo tumenye neza icyo Umwami wacu yavuze. Igiti cyiza kirahari, cyera imbuto nziza, n'igiti kibi nacyo kirahari kuko kidashobora kwera imbuto nziza. Ibyo biti mubona rero byera imbuto, bifite imbuto mbi, nibyo muri kubona kuko bidashobora kwera imbuto nziza kameme. Niyo mpamvu muri kubona imbuto biri kwera. Torero bene data, buri muntu wese ahari unteze amatwi, n'udasoma ijambo ry'Imana, ibyo birakureba. Nihagira umuntu urimbuka bagenzi banjye, akarimbuka aziza akamanyu ku mutima, ayo mafaranga YouTube itanga, ayo ngayo bwoko bw'Imana, umuntu arapfa akayasiga. Amadolari, amayero, amapawundi n'ibiki byose, ibyo ngibyo ni ibihenda abana ku byo tuzahabwa. Ariko nk'ubu ngubu YouTube iramutse ivuze ngo guhera ubu ngubu nta muntu tuzongera guha amafaranga, kandi bizashira bize, nta muntu tuzongera guha amafaranga aradushiranye, imishinga yacu irarangiye, ukora kore, nta muntu uzongera kubona igihembo kubera ko yabonye views nyinshi, ko yabonye subscribe nyinshi, ko yabonye ibingibi bya bindi byose. Muzabigenza gute? Ntacyo. Nimushaka ibindi mukora, Imana izabashyigikira. Ariko kugira ngo urye ari uko washebeje mwene so, kugira ngo urye ari uko wateye igikwasi umuntu utazi, bwoko bw'Imana, biteye ubwoba muri iyi minsi. Ariko ndababwira ngo ntimutakarize Umwami wacu Yesu
Yesu ntajya ahinduka, uko yarari n'uyu munsi niko ari. Imana ihamagara Aburahamu ikamubwira ngo va muri Uri y'Abakarudayo ugende nkwereke igihugu nzakujyanamwo, nzakugira ishyanga rikomeye, abana bawe nzabaha umugisha, uzaba umuntu ukomeye, ab'ibisekuruza bose bazajya bakwibuka. Iriya Mana yahamagaye, Imana yahamagaye Aburahamu niyo Mana ikiriho, ntihinduka. Iyo avanye Abisiraheli muri Egiputa, iyo kurengeka kuvana hahandi ukiri muzima, niyo ikomeje kukurinda. Nubwo mubona isi yo yahindutse kubera iterambere, kubera amazu bashyizemo, kubera kaburimbo bashyizemo, kubera imodokari zagiye zivumburwa, kubera ikoranabuhanga, kubera kompiyuta, kubera ibintu byinshi, kubera telefone, nubwo isi yo igenda ihinduka kubera ifite abanyabwenge bagenda bayihindura, ntago Imana yigize ihinduka torero. Yesu yigisha, yakunze kwigisha ku ijuru. Ubuzima urimwo, ibyo urimwo bitewe n'igihe tugezemwo, ntibiguhindure ngo wumve ko Imana yahindutse. Umwanya wawe munini ntuwufata usoma ijambo ry'Imana, ahubwo urita ku bintu bidafite agaciro, ku bintu bidafite epfo na ruguru. Ufite Bibiliya iwawe, uyifata ari uko ugiye gusenga ku cyumweru, nabwo ntubona umwanya wo kuyisoma. Baravuga ngo nimusoma aha ngaha, ukabumbura aho ngaho nyine ukavuga ko wasomye ijambo ry'Imana. Ibyo utindamwo, ibyo winjiza muri wowe, nibyo bizagukontorora. Nufata umwanya munini wawe ukawuha ijambo ry'Imana, Imana izaza iture muri wowe. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'umukristo bimutunga. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bitunga umukristo. Niba udafite ijambo ry'Imana muri wowe, niba udafite ijambo ry'Imana ryinshi muri wowe, ibyo urebesha amaso yawe cyangwa ibyo ugenda ureba winjiza muri wowe bizaba byinshi, bitume ugenda nk'umuntu nyine udafite imbaraga. Duhanga amaso Imana, bwoko bw'Imana. Iyi mitonomo y'intare turi kumva, twe kuyitaho. Ibyo bituma dutekereza. Abo bantu batubwira ngo agakiza karahindutse, niba ufite ijambo ry'Imana ryinshi muri wowe, ntago bazigira bakuyobya. Kandi igihugu cyacu turagisingira, turimo turakibona. Ibi byose ni ibyerekana iminsi dusohoyemo, ibi byose ni ibyerekana iminsi dusohoyemo y'imperuka. Hanga amaso Imana, ibindi ubyihorere. Yesu aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu utera imbuto nyine aragaragara, nta kindi. Nimubona ari babi mubahunge, ariko nimubona abeza nabo barahari. Hari abantu benshi b'abakozi b'Imana, b'inyangamugayo, batinya Imana, batinya icyaha. Mwibuke Imana imaze kuvana Abisiraheli muri Egiputa, mu kuva ibice 20 ku murongo wa 20 niho hari amategeko. Imana yavuze ngo mbavanye mu gihugu, iki gihugu mbavanyemwo, mugomba gukora ibingibi kugira ngo nzaye ngendana namwe. Iravuga ntuzagire gutya, ntukice, ntugasambane. Ariko umuntu arimo aravuga ngo ntago wabasha gufata umubiri wawe ngo uhangane n'ibyo wifuza. Come on, please. Yesu aza bamubwiye ku by'amategeko, yaravuze ngo ntago naje gukuraho itegeko n'iri na rimwe, ahubwo naje kuyakomeza. None turi mu isi ivuga ngo twikorere ibyaha. Abo twita abakozi b'Imana batubwira ngo nimwikorere ibyaha, nta kibazo. Icyo dupfa nuko muduha kuri ayo maturo, nta kibazo. Nushaka widefirize wa mugabo we, wishyireho direde, nta kibazo, wiyizire. Imana ireba mu mutima w'umuntu, nta kibazo. Nubwo waba uri umutinganya ariko wiyizire, nta kibazo rwose. Nubwo waba uri igisambo wiyizire, icyo dupfa ni amaturo. Ntugire umutima ugucira urubanza kuko utashobora wowe guhagarika ibikurwanya. No, tugomba kubaho dukora iby'Imana ishaka. Imana ntikunda icyaha, Imana ntikunda ubusambanyi, Imana ntikunda ubusinzi. Ibyo byose ni ibizira kuwiteka. Twake Mwuka Wera, dusaba Imana iduha imbaraga. Niba ikintu cyarakubase, genda usenga Imana iguhe Mwuka Wera. Mwuka Wera nagwira muri wowe, azaguha ubushobozi bwo kurwanya icyo kintu, kandi bizashoboka. Kuko icyo ushaka n'icyo Imana ikora. Imana nuyifata nkaho idakomeye muri wowe, izakwigaragariza nk'idakomeye. Ariko nuyishaka nk'ikomeye, izaza nk'inyembaraga, nk'ikomeye. Vana amaso ku by'isi, usingira iby'ijuru. Yesu aravuga ngo umuntu wese umbwira ngo ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Umuntu wese, ariko mwagiye mushyiraho agatire,
Yesu niwe wabyivugiye ngo umuntu wese, bivuze ko abantu bose bavuga ngo Yesu, abo bose inyigisho z'ubuntu n'izindi nyigisho z'abanikolite n'izindi nyigisho z'ubupfumu ziri aho ngaho, z'amadini ari aho ngaho, abeshya ngo yemera Imana kandi arwanya Imana, ngo umuntu wese uvuga ngo mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Bivuze ngo abavuga Yesu ni benshi, n'abakora ibitangaza bavuga ngo barabikora mu izina ryiwe ni benshi, ariko abo bose siko bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, keretse ukora iby'Imana ishaka, keretse ukora urwanya iby'Imana irwanya. Imana irwanya ibyaha, Imana irwanya abibone. None abantu bari kwigisha abandi ubwibone. Umuntu arabeshyera Imana ngo Imana yamubeshye, mwarangiza mukamwita pasiteri. Kwa umuntu arasambana, muzi ko ari umusambanyi, mwarangiza mukavuga ngo ni pasiteri. Pasiteri kwa ni pasiteri wiki? Gusa ni muze Yesu aracyateza amaboko, aba babarire ni umunyebambe. Ngo benshi bazambaza kuri wa munsi bati, mwami mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Ngo umuntu yaguhanuriye ngo akubwira ibintu bizakubaho ngo biraba, ngo ahisaba dadi wawe, kubera yuko wowe ntubasha kwisengera. Umuntu aragutera ubwoba akakubwira ngo bya bindi nagusengeye nutakora gutya biragaruka, ukagira ubwoba. Abantu bigize Imana, ibitangaza n'abadayimoni barabikora. Yego hari ibitangaza biva ku Mana, kandi Imana iyo ikoreye igitangaza ntabwo igusaba ikiguzi. Umuntu nagusengera indwara igakira akagusaba ikiguzi, uzamenye ko atabivanye ku Mana. Haleluya. Tuvana amaso yacu kuri iyi si tuyahange Kristo. Kristo niwe wenyine dukwiye guhanga amaso, ni umwami wacu, aracyakora. Byaba bibabaje utangiye urugendo uzi kuri mu rugendo rugana Siyoni, bikazarangira utageze Siyoni kandi nta kutagize kugira ngo ugereyo. Ariko kurangara kwawe no kutaba amaso bikazatuma utagerayo. Soma ijambo ry'Imana wumva icyo umwami Yesu yavuze. Sanga abakozi b'Imana batinya Imana kandi bubaha Imana, abo barahari. Kandi nawe usenga Imana. Rega umwenda warahera wacitsemo kabiri. Ntago bikiri ngombwa kugira ngo niba ushaka kugera ku Mana ubone umuntu uguhuza n'Imana. Abatambyi, umutambyi n'umwe ni Yesu Kristo, ni Yesu gusa. Umutambyi wacu ni Yesu. Abo bandi biyita abatambyi nta Barewi, nta Bayuda, nta Mugereki, twese umutambyi wacu numwe gusa ni Yesu Kristo. Ni wihana ibyaha ukagenda uko Imana ibishaka, ukagenda ukihana. Cyakoze umuntu w'umwizera wa mbere, umuntu ushaka kwakira Kristo nk'umwami wiwe, nk'umucunguzi, uwo nguwo yashaka abakozi b'Imana bacyumva ijwi ry'Imana, bubaha Imana, bagendera mu buntu bw'Imana. Abo ngabo bakamusengera, bakamubwira uko bimeze, uko yabigenza kugira ngo yakire Kristo nk'umukiza wiwe, maze nawe akomezanye urugendo n'abandi. Rega twese turi mu rugendo rugera mu ijuru, kandi inzira turayikomeje. Hari abagenda basarurwa. Burya umukristo yapfuye ntago abapfuye, buriya ntago biba birangiye. Na nyuma y'ubuzima haba hari ubundi buzima, ubuzima bagiye gutangira. N'umupagani nawe yapfuye ajya akomereza ubuzima aho yakoreye. Rero Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni umwami, Yesu ni mwiza, Yesu ni umubyeyi. Umuntu wese umukeneye Yesu amubera byose ariko byiza. Yesu ni mwiza, Yesu yatwunze n'Imana. Yesu azatujyana mu ijuru. Nubwo hashize imyaka 2024, mwami wacu aracyareba kugira ngo udasigara. Impamvu yatinze ni wowe yararindiriye, hari n'abandi arindiriye. Iyo agenda mbere se, iyo agenda muri iriya minsi yiyerekaga abigishwa arazutse akajyana itorero, ntago wari kuboneka muri iryo torero. Ufite amahirwe rero, igihe cyawe ni iki. Imana ibahe umugisha, mukomeze kunyurwa n'ijambo ry'Imana. Mwami Yesu akomeza duhana umugisha. Nitwongera guhura mwami ataraza cyangwa tugihumeka umwuka bazima, tuzakomeza. Yesu aduhana umugisha. Amen. Shalom shalom. Umuntu wese wakiriye Kristo nk'umukiza wiwe ababaye cyane mwe gishyashya. N'umuntu waba wifuza kwakira Kristo nonaha, reka tumusengere, napfukame maze yaturire mu mutima wiwe Kristo Yesu ibyo yifuza kumubwira, yihana ibyaha byiwe, maze
avuga ati njyewe mwami Yesu maze kumva ijambo ryawe rivuga, fasha umwanzuro wo kukwegurira ubuzima bwanjye bwose, fasha umwanzuro wo kuguha ibyanjye byose ngo abe ari wowe ubigenga. Mwami Yesu, urugendo ntangiye ndifuza kumurikirwa nawe, ndifuza ko mfata ikiganza, mbabarire gukiranirwa kwanjye kose, ahantu hose nagenze nkagukosereza nkagenda uko bidakwiriye. Mwami Yesu mbabarire, mfashe icyemezo cyo kugendana nawe kandi nifuza kuzangeza mu ijuru ryawe. Guhera ubu ngubu nitandukanije n'umwijima, nitandukanije na Satani, nitandukanije n'inkozi z'ibibi, nitandukanije n'isi. Mbaye icyaremwe gishyashya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ikomeze ibahe umugisha, tuzakomeza tubane ubutaha. Imana nidushoboza, turabakunda kandi nimukomeze mushikame kugeza igihe dusingiriye ikamba ryacu, kandi dukomeze tube maso kugira ngo umwami naza atazasanga dusinziriye. Shalom shalom.